meze mute ndabashuje niyo Tiger Gym ni coach Eni ubwo twayirukanaga nababwiye kubijyanye na siporo twibaza umuntu ukwiye gukora siporo ninde umuntu ukwiye gukora siporo ni muntu ki igisubizo twabonye nuko umuntu wese muzima uhumeka aba akwiye gukora siporo ko yaba ateye kose ushobora kuba uri munini ushobora kuba uri mutoya ufite ibiro bikeya ushobora kuba ukiri muto mu myaka w'umwana cyangwa se uri ingimbi uri umusore ushobora no kuba ukuze uri umukecuru cyangwa umusaza buri wese aba akwiye gukora siporo. Ikindi twabonye umuntu wese ntabwo bakora siporo zingana cyangwa ziteye kimwe bitewe n'uko umuntu ateye, bitewe n'imyaka arimo, bitewe n'ingano y'umubiri we, aba akwiye siporo ye y'umwihariko. Nibyo rero ngarutse kugira ngo turebe ese umuntu munini ushaka kugabanya ibiro akwiye gukora iyi siporo, umuntu ufite ibiro bikeya akeneye gukora iyi siporo kugira ngo abashe kongera ibiro bye nimba ari byo akeneye, abashe kongera ibiro bye kandi afite fitness ateye neza. Rero tugiye kubireba, tuzareba no gutaha umwana mu myaka siporo akwiye gukora cyangwa uri mu zabukuru akwiye gukora iyi siporo, nabyo tuzabireba gutaha. Ubu rero tugiye kureba umuntu ufite inda ifite ibinure, inda nini ifite ibicece byo bita ibimyenyanza, uburyo ashobora kubigabanya. Tureba igice ku kindi, turebe umuntu ufite amaboko manini, ashobora kuba ari umugabo cyangwa se ari umugore, ugasanga amaboko ye afitemo ibinure aratendera. Iyo agize gutya ubona ko amaboko ye nyine ari ikintu cyiza anatendera. Ibyo rero nabyo hari siporo tugomba gukora nayo ikagenda ikangura bya binure bituma umuntu agira fomu itari nziza mu mubiri. Usibye no kuba umuntu ashaka fitness, ubuzima bw'umuntu buba bukeneye siporo kugira ngo bugende neza, twirinda indwara zitandukanye. Murakoze cyane, reka dukurikirane. Iyo ugiye gukora siporo igihe cyose ubanza gushyushya amaraso, ishoma bikenewe, bigufasha kugira ngo winjize icyo uri gukora, winjize kandi nta ngaruka biguteye. Reka tubanze ishoma kandi irimo na abdominal, kuko tugiye kubanza turebe uburyo ushobora gufasha inda yawe kugira ngo igabanuke. Twagiye. Ikindi ugomba gukora ubara. Iyo uri gukora siporo urabara kugira ngo utananirwa, kandi ikindi bigufasha kumenya nimba uri kwimprove, uri kuzamura, uri kwiyongera muri energy mu mbaraga ukoresha. Reka dukomeze, tugiye gukora kandi kashifoma. Four, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turakomereza hasi noneho umva ko umuntu aba amaze gushyuhama. Igihe cyose urimo urakora abdominal, jya wibuka no kugorora umugongo wawe
fasha umugongo kugorora umugongo igihe wawunanije. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Twagiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Good. Kongera ukagorora umugongo wawe. Good. Umugongo wawe. Okay. Twagiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Ongera ukagorora umugongo wawe. Akaboko kamwe kajya aha, kandi kakajya aha. Ongera ugahindura n'urundi ruhande. Ni stretching ibera hano. Hano. Ugomba gukora stretching kugira ngo wa mugongo wananije ukuremo bwa buribwe bwari bumaze kujyamo, kandi na zino disike zigororoke zimere neza. So tugiye gukomeza. Kanako kagufasha, iyo ugafite biba byiza, kagufasha kugorora wa mugongo wawe. Korone icamo hano, tutumasa umugongo wawe. Ushyira hano, umugongo utangiriye. Uryamaho. Tangi iminota 3 irahagije. Okay, good. Twagiye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, hari ukuntu usanga umuntu yarafite ibintu by'ibinyenyanza igihe uri gukora abdominal, ukoresha twist bigufasha hano. Uragufasha ibinure bya hano nabyo bikagenda bigabanuka
umanuka ku ruhande. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, that's